no kuvuga ko izi nzu atari affordable houses. Affordability rero iba mu mufuka w'umuntu. Ntabwo buri munyarwanda cyangwa se umunyakigali, ntabwo buri munyakigali yatunga inzu. Ibyo ngibyo tubyibuke. No kuba ufite ayo mafaranga yo gukodesha ahantu heza nayo na affordability. Amazina yanyu na company na company mukorera. Abanyarwanda bagura bangana gute? Kireka ni uvuga abanyarwanda by nationality cyangwa by location. Ni itanga amakuru. Tumaze kubonamo 50% bamaze kubukinga. Munzu harimo iki? Bakuri rimwe kugera kuri 10. Baduhaye gaze y'ibiro 12 baduha n'amashiga yayo. Ni icupa na gaze. Ni icupa na gaze. Iyi shize bigenda bite? Ntabwo irashira. Bampaye inzu ibyumba 4 na saro, bampa ni chambrette nini yakabari. Ucururiza mu rugo. Cururiza mu rugo. Okay. Aya bashyize ahantu ku ruhande banyubakira akabari. Nitwa Engineer Muzora Aime. Iyi company yitwa ndi MD wa Girinzu Developers. Company developing amazu ikanagurisha nkuko mwabonye ibikorwa byacu biri hano. Bahinzi borozi namwe bashoramari muri izo nzego ntibikiri ngombwa kugurisha umusaruro wanyu cyangwa ibiri muri stock muvuye aho muri. Ukimenya urubuga AfriSellers ubutandukanye n'ingendo wakoraga no kwibaza umusaruro wawe uzagurishirizwa kugeza naho gupfiriyeho. AfriSellers ni urubuga ruhuza bifuza kugura no kugurisha umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho baherereye hose ku isi. Uramutse ufite depo y'ibigori cyangwa ibindi binyampeke ntuzirirwe ushaka isoko kuko bikigera kuri AfriSellers biba byaguzwe. Wifuza kandi kugura umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho uri hose ku isi ntuzava huri uzasure AfriSellers. Abifuza ko tubashyirira uwo musaruro ku isoko cyangwa bifuza kuwugura nimusure urubuga rwacu wa eshatu @AfriSellers.com. Hari ibyo wifuza kurangura cyangwa kugurisha mu bihugu bigize Afrika y'Iburasirazuba nk'umuceri wa Tanzania, kawunga y'Ubugande, ikawa yo mu Rwanda n'ibindi, nawe tugane. Namwe mufite ibindi bicuruzwa mwifuza gushyira kuri uru rubuga cyangwa ushaka guhimbira akazi ku rubuga rwacu muhawe ikaze. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero mubona kuri screen. AfriSellers. Murakoze banyamakuru rero ko bivuga rero tubwiye ko muzadusura mu rwego rwo gusura imishinga itandukanye muri Kigali ijyanye n'imyubakire cyane cyane muzi ko muri Kigali dufite ikibazo cy'amazu yo guturamo. Urebye inyigo zagiye zikorwa usanga yuko amazu akenewe ari menshi cyane kurusha ayubakwa buri mwaka. Ibyo rero nkuko mwagiye mubyumva muri politiki ya leta yashyizeho ingamba zo kugira ngo hubakwe amazu yiyongere mu mujyi wa Kigali. Leta nyirizina ibigizemo uruhare cyangwa se n'abashoramari babigizemo uruhare. Ni muri urwo rwego rero ino projet muri naho bita Girinzu Developers na bubaka amazu developers murabumva akagurishwa ni private rero sector turi kubarizwamo mu rwego kugira ngo ya politiki ya leta yo kugeza amazu menshi ku batuye umujyi wa Kigali igerweho. Uyu mudugudu rero mubona hano tumaze kubakamo inite cyo bita inite zigeze kuri 70 ariko hose hamwe ni inite 90 zigomba kubakwa hano. Ni umudugudu ugizwe n'amazu afite poroji y'uburyo butatu butandukanye. Hari aya chambre 2, aya chambre 3 n'aya chambre 4 ndetse hari n'igihe tushyiramo chambre 5 bitewe n'uburyo umukiriya yumva yabona inzu ye.
ari abari intara abari hanze batangiye kumva uburyo bw'imiturire nk'uko leta y'ubuteganya. ni ukuvuga ko izi nzu atari affordable houses. Nicyo bita affordable. Za nzu bajya batubwira ngo mushingira kuki muvuga ko ziri affordable Nyine icyo kandi mwe mumbaza ikibazo affordable ni iki kugira ngo numve ko icyo mumbaza byibura mu cyumba. Reka duhera aho ngaho. Kuko affordable iyo bavuze ngo affordable mu kinyarwanda gisanzwe kiza ni ukuvuga inzu ushoboye kugura. Siko bivuze inde nani ko abantu bari mu byiciro bitandukanye, hari uwo hasi, hari uwo hagati, hari uwo hejuru. Uwo hejuru ira affordable, uwo hasi wenda udahembwa neza cyangwa niba ari umuntu ucuruza agataro ntabwo iri affordable. So affordability rero iba mu mufuka w'umuntu. kugira ngo mwashyire gato wenda turaza no kugisubiramo tumaze n'iminsi muri iyo kampanye ibwira umunyarwanda ngo ntabwo buri munyarwanda cyangwa se umunyakigali ntabwo buri munyakigali yatunga inzu. Ibyo ngibyo tubyibuke ntabwo bishoboka hakeneye yuko hagira abantu bagura inzu ku giciro twavuga ngo kigereranyije, hanyuma kandi tukagira n'abantu bashobora gukodesha amazu nabwo ku giciro kigereranyije. Ariko ntabwo turi buvuge ngo affordable housing bisobanura yuko umukarani muri Nyabugogo ari bugura inzu. Oya, ntabwo agomba kugura inzu ariko agomba kubona ahantu agomba gucumbika hamuhesheje ishema. Iyo bavuze ngo buri wese nshimye intervention akoze, niba buri wese nagomba kugira inzu mu mujyi wa Kigali, ariko buri wese muri politika agomba gutura. Ubishatse wese agomba gutura mu mujyi wa Kigali, ukahatura ufite inzu yawe cyangwa ukahatura ufite n'iyo ukodesha. Kuko hari umuntu ukodesha hari igihe wadafite amafaranga yo kugura inzu, ariko akabona hakodesha heza nk'uko umujyi cyangwa politika ya leta bidusaba. Ni ukuvuga ngo no kuba ufite ayo mafaranga yo gukodesha ahantu heza nayo ni affordability y'umufuka wawe kugira ngo utuze famille kandi ube neza aheza kandi muri Kigali. So nubwo higeze kujyaho politike yo gushiraho amafaranga affordability avati inzu itarengeje amafaranga ya naya, muziki ibikoresho bigenda bihinduka. Ni ibintu bishobora kuvuga ngo buri myaka 5 amafaranga yita affordable arahindutse, kuko ayo batangireho kera ubu ngo amaze kwikonka gatatu n'urugero. So affordability rero buriya hari ukuntu wenda nta ijyanye n'umuntu, uko umuntu wese icyo yafodinzeho kiba affordable kuri we, niko navuga. Naha rero nuvuga ngo abagera bakagura bira affordable. Hari abajya kugura muri Vision City bataza hano nabo bira affordable kuri we. Hari no n'abajya wenda hari nizo bita social housing, hari izo leta inubakira abantu zira IDP model village n'urugero, igashiramo n'abantu bari batuye ahantu hashize ubuzima bwabo mu kaga, cyangwa se ikanabubakira mu bijyanye no kuzana imiturire myiza. So kugira ngo baboneke rero aho abanyarwanda baba biri mu ngero nyinshi, muzo leta ikora, mu byo private bakora mu nzego zitandukanye no mu biciro bitandukanye. Rwose icyo mbona cyo nuko buri munyarwanda wese afite aho abarizwa aho kugira inzu nziza yo guturamo, haba mu mujyi wa Kigali cyangwa ahandi. Izi unit zose ko zafashwe icyo twita kwimuka cyangwa se hazabaho inauguration cyangwa umuntu wese cyaraza akimuka igihe bishakiye, hazabaho inauguration muri rusange kuzitaha. Urakoze cyane. Icyo kibazo ni cyane murakoze. Icyo cyo kizabaho nkuko mu gutangira hari igihe mu gutangira ubuyobozi umujyi wa Kigali, umuyobozi w'umujyi wa Kigali wahageze n'abandi bayobozi, natwe icyo kintu turagiteganya nkuko turashaka kugiteganya turangiza hano tunaronshinga kuri site ya kabiri kuri buri wese kugira ngo agire amakuru. Biri muri avantage yacu kugira ngo icyo kintu kibi, kuko bituma amazina yanyu na company mukorera. Nitwa Engineer Muzora Aime. Iyi company yitwa ndi MD wa Girinzu Developers, company developing amazu ikanagurisha nkuko mwabonye ibikorwa byacu biri hano. Ni umukozi.
nitwa Umutoni Clarisse nkaba ndi umuturage utuye muri uyu mudugudu w'icyitegererezo. Mbere twari dutuye mu mudugudu witwa Izuba, hari ahantu habi pe, haduteza ibibazo, hashyira n'ubuzima bwacu mu kaga. Gute? Urumva zari inzu ubona zidakomeye, hamwe nk'imvura yagwa ukaryama ariko wumva ko utari bubyuke, ntidusinzire. Ku kijyanye n'ingurane ukurikije aho wabaga n'aho baguhaye, ubona bingana cyangwa hari aho bisumbana? Birangana, narashimye pe, twarashimye, baduhaye inzu tubamo, baduhaye n'iyo dukodesha, urumva ntacyo twabagaya mbese. Mu nzu harimo iki? Kuri rimwe kugera kuri 10. Mu nzu twageze mu mazu dusanga badushyiremo amarido, baduhaye gaze y'ibiro 12 baduha n'amashyiga yayo. Ni icupa na gaze. Ni icupa na gaze. Iyo ishize bigenda bite? Ntabwo irashira. Twahatujwe banza muri 2019 na 2021. Ubwo twebwe ahantu twari dutuye hashyiraga ubuzima bwa benshi mu mfu, kuko hari igihe mazi yuzuye, hari n'inzu yari ituye hirya aha, pazi yari yuzuye irazitwara umugore n'umugabo bose n'abajyana, itwara n'ibyo bari batunze byose, n'intebe n'iki, umurambo cyakora w'umugore twabashije kubona ariko umugabo ntitwawubona. Urumva nta miture yari iraha. Ubwo kandi za ruhurura twazari zituri imbere, hari igihe ruhurura yuzuraga igahita ikubita mu nzu, igikuta kigahita gisenyuka, ntaho gucukura tuwarete twari dufite, mbese nta buzima. Ubwo amazu n'ubwo inzu yagaragaraga y'amakeya, nk'umuntu wari ukomeye yagiraga inzu ikodeshwa 20,000. Amabati wasangaga ku mabati hejuru hageretseho amabuye cyangwa amapine, wareba ni mu mujyi, ni mu marembo y'umujyi, mbese nawe natwe byari byaratuyobeye, sibyo ko bituriye burya y'Abanyarwanda, ukumva ko yari yaryamye. Rero muri make nkabashimira cyane muzehe wacu nyakubahwa Perezida wa Repubulika witegereje aha hantu twari dutuye, akabasha kutwubakira izi nyubako z'icyitegererezo, tukaba turya tukaryama. Ubundi hitwaga Dobandi, ubu ntabwo hakitwa Dobandi, hitwa Ubwiza. Naho n'imyaka afite ndashaje. Urumva ngomba kureba muri makeya akazina twise aha muri Dobandi. Aha kera nta mukobwa waho warongorwaga, kuva muri Dobandi byagendaga bite? Twatangiye kubona umukobwa muri Dobandi yarongorwa, ariko azabaga wese niwe wabaye umukobwa. Ntabwo mvuka ageze gupagasa ahantu hamake, bapagashije ahantu hamake. Rero by'ukuri Ubwiza modern village, Ubwiza modern village, urumva ko ari izina ry'icyitegererezo. Nibyo rwose. Tufashe, wari ufite umuryango ungana iki, baguhinze ingana iki, utubwiye nuko wapanze abana, umugabo n'ibikoresho? Abahungu 6. Ariko njye nta mashuri nize, urumva naje gupagasa. Narapagashije mbonye akabari ndacuruza. Yego. Abana bariga, n'abasore ariko nta n'urashaka. Ndangije bahita bampa ibyumba 4 na salo. Atari inzu koko. Noneho bananyubakira akabari cyane. Ababyeyi ntago nigeze niga nta mashuri usibye kuza mpagaza nshaka icyazamura cyakuzurura urubyiruko bamaye, n'akabari kanjye ndacuruza muri izi nzu z'icyitegererezo. Akabari uragakodesha bakaguhereye ubuntu, tubwire nyine urumva muri izo nyubako bampaye inzu ibyumba 4 na salo, bampa ni chambrette nini y'akabari. Ucururiza mu rugo? Ucururiza mu rugo. Aya bashyize ahantu ku ruhande, banyubakira akabari, nari mbabwiye ko hari ugupagasa n'undi aribyo bintungiye abana. Batubwire bakibabwira ngo mwimuke, bakabwira ati tuzabubakira tubashumbushe, mwabyakiriye gute? Mwumvaga ari ibintu bizashoboka? Kumvaga ko leta ubutwirukanye, ati bavuze ko umujyi nta muntu ubamo, turagiye ubu turatashye nabindi, ariko leta ni umubyeyi. Baratubwiye ko twababanje kutwigisha ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri turangije, igihe kiragera kino kubakodeshereza, baduha amafaranga yo gukodesha, turagenda
turimuka ndetse na za nzugi na ya madirishya n'ibiki twari dutunze twarabijyanye n'amabati turagurisha barangije barubatse badusezeranya amezi 8 ntabwo yatinze inzu zari zuzuye baraza barongera baraduhamagara ati muze tugenda barongera baratwigisha ati hari umuntu wavuze ko abeshejwe no gucuruza nazi kiri funguzo banyereka inzu ndagenda ndafungura iwanjye abaturage ubwo twari twimise turi imiryango 6 nitwe twabaye abantu b'icyitegererezo ho turaza badutuza mu nzu nziza z'icyitegererezo bahita bakurikiza abandi ntibatinze kuko bari bafite amashyushyu n'amashagaga nawe kugira ngo babubakire nabo bahise bagenda imiryango 18 umuryango yaragiye nabo baha amafaranga yo gukodesha aragenda nabo babiyo amezi 8 n'abashize baragarutse babaha ifunguzo barampamagaye baha ifunguzo ariko ubwo wasangaga hirya no hino bavuga ati abantu barakize batuye muri etage ubwo ntabwo byahagarariye aho muri ya miryango nayo yaratujwe bahita bongera ahantu h'agasozi habi imvura yaragwaga amazi agasenyuka mbese nta ngo bahise baza baravuga ati namwe ubwo mushaka kutubaka iyi miryango yavuye hari imiryango 106 bahise ngo amazi yaramaze no guhenda uyu muryango wawukubitaga nk'ibihumbi 200 yo kujya gukodesha nabo bahise bagenda bishimye ubaragarutse baratuye bamerewe neza bashimira leta nta muturage bigeze bavuga ngo ubutaka bwawe uko babubaze niko babuhaye ibihanye n'igena agaciro n'ubutaka bwawe cyo wari ufite urabifite hari ufite inzu ebyiri hari ufite 3 hari ufite enye n'ukuri leta n'umubyeyi nta wigeze asonza nta wigeze ajya mu mafaranga y'ubukode baradukodeshereze mpaka amazu tuyafite muri aya mazu ya nyuma ariko naho wabonye amani haraho nacururizaga noneho ngiye nkaba nari ntuye ahantu gucuruza ntaha mu rugo ngo bampayemo amazu 3 bampaye ibyumba 2 na salo bampa icyumba na salo bampa na chambrette ubwo aho mba ndahaba izindi nkazikodesha habonamo wa mufuka w'umuceri nkabura abana na mitiweli iraho n'iki byose ntago nkenye kandi amafaranga nakodeshaga nimba nkaho ngaho basenye icyo gipangu naragikodeshagamo 200 n'urugero muri izo hano urugero yarangaye ubwo icyo gipangu sibyo yenda inzu nabagamo yari nini niyo bigeze ku 60 hari harimo n'amakara gusa yari ibyumba 2 na salo ya korodoro ubashubije inzu y'ibihumbi ubwo nakodeshaga 150 none yanzu imwe y'ibyumba 2 na salo hantu 150 noneho nashyiraho na gaze bampaye icupa ryuzuye kandi buri muryango niko ufite gaze nimba ari chambrette 3 bampaye ni gaze ibyumba 2 na salo ni gaze n'ahandi ni gaze ngo ni gaze 3 ubwo mutanga mukubita mukamushyiraho na gaze akagukubita veni na kosiyo urumva ni 200 nta gihombo twarutse kandi dutuye heza duturanye n'imiryango yose bahinzi borozi namwe bashoramari muri izo nzego ntibikiri ngombwa kugurisha umusaruro wanyu cyangwa iri muri stoke muvuye aho muri ukimenya urubuga Afrisellers ubutandukanye n'ingendo wakoraga no kwibaza aho umusaruro wawe uzagurishirizwa kugeza naho gupfiriyeho. Afrisellers ni urubuga ruhuza bifuza kugura no kugurisha umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho baherereye hose ku isi. Uramutse ufite depo y'ibigori cyangwa ibindi binyampeke ntuzirirwe ushaka isoko kuko bikigera kuri Afrisellers biba byaguzwe. Wifuza kandi kugura umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho uri hose ku isi uzava huri uzasure Afrisellers. Abifuza ko tubashyirira uwo musaruro ku isoko cyangwa bifuza kuwugura ni musura urubuga rwacu wa eshatu@afrisellers.com. Hari ibyo wifuza kurangura cyangwa kugurisha mu bihugu bigize Afrika y'Iburasirazuba nk'umuceri wa Tanzania, kawunga y'Ubugande, ikawa yo mu Rwanda n'ibindi, nawe tugane. Namwe mufite ibindi bicuruzwa mwifuza gushyira kuri uru rubuga cyangwa ushaka guhimbira akazi ku rubuga rwacu muhawe ikaze. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero mubona kuri screen. Afrisellers